ndabasuhuje ndabaramukije kandi mbifurije kugubwa neza mwebwe mukurikirana bino biganiro binyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel ikaze kuri no nkuru nabakoreye uyu munsi ubundi tuyiganireho rwose tuyisesengure mubashe gusobanukirwa nayo. Uyu munsi tudatinze ushobora kwibaza ngo ese ubundi inkuru yacu turaza kuyihera hehe? Uyu munsi uburyo twanditse inkuru yacu twayanditse ku muvandimwe witwa MK Original, aho yari inshuti na Cyusa ariko nyuma ya Cyusa akaza kwibera inshuti n'undi muhungu nanone mugenzi wa MK Original. Bari inshuti, bari abavandimwe cyane, ariko bikarangira n'ubundi MK Original afashe umwanzuro ubundi barangiza bakajya gusura iyo nshuti yabo ngo ni Justin, ariko bikazarangira Justin agize gutya agaca inyuma MK, Cyusa nawe agaca inyuma MK, bikarangira biryamaniye. Ikindi gihe MK akazagira gutya bakavuga ati burya umunyarwanda yaravuze ati iminsi y'igisambo ni 40. MK Original akazasanga aryamye mu buriri n'iyo nshuti ye ariyo Cyusa ndetse na Justin bari bagiye gusura. Mumbabarire rero inkuru yacu tuyitangire turase ku ntego kugeza ihereye ku munota wa mbere kugeza igeze ku musozo. Urumva byanga bikunda ino nkuru nabandikiye iraza kugaruka ku basore babiri bari inshuti ubundi bakaza gusangira umukobwa umwe, ariko nanone bihuje bari bazi yuko ubushuti bwabo bitazagenda gutyo rwose, bikarangira n'ubundi bamuciye inyuma. Ikaze ku nkuru yacu. MK Original mu minsi yashize MK Original mu nkuru itangaje kandi isekeje nibwo yagize gutya aza guhura n'umwana w'umukobwa witwa Cyusa. Baje guhurira mu nzira uko bisanzwe, ariko hari igihe ubona umwana w'umukobwa ukumva uramukunze, ariko muri uko kongera urukundo ukaza kubura aho wamuhera umwaka nimero, ugasigara utekereza ikindi gihe uburyo ki wazamubona ukamuvugisha. Baje guhurira muri bisi, ubundi nyuma yo guhurira muri bisi baza kwicarana, ariko baza gutandukana nta kintu na kimwe rwose bavuganye, nta magambo atangaje baganiriye, aho umwana w'umuhungu yagize gutya nyuma yo guhura nabo rwose bakagenda nta kuganira, buri wese yashinze iryinyo ku rindi. Ariko MK nk'umwana w'umuhungu muri uko gusozera bagiye gutandukana, MK Original yarahagaze cyane aramwitegereza, yitegereza buryo ki Cyusa arenga. Cyusa nawe aza kureba inyuma areba MK Original uburyo ki agiye kurenga atamuhaye nimero, ibintu biramucanga. Avuga yuko bose byabacanze kuko ari MK yari yakunze Cyusa kandi na Cyusa nawe yari yakunze MK Original, ariko biza kurangira bose nta n'umwe ugize igitekerezo cyo gutwara nimero y'undi. Burya bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru, ukanda akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye. Ereka da inkuru zabo ntizigeze zihera. Nyuma y'aho ngaho baragiye hashira igihe kinini cyane, ariko nyuma y'icyo gihe kinini cyane baje kongera barahura. Nyuma yo guhura barongera bahurira muri bisi, nibwo MK Original yaje gufata umwanzuro wo kwicarana n'umwana w'umukobwa ngo ni Cyusa. Arangije aramubwira ati ndabona hari ahantu nakubonye. Cyusa ati ese wambonye he wa mwana w'umuhungu we? Nanjye ko mbona amaso atarayangaya, ko mbona rwose uri kunca mu jisho. Akimara kumubwira ayo magambo babaye nk'abatangara bose, baza kwibutsanya bavuga yuko bahuriye muri bisi, umwe agatinya kwaka nimero y'undi, ariko bose barazishakaga. Kuko baje kumenyana bagenda baganira uko bisanzwe, ibiganiro biba ibiganiro. Ariko nyuma y'uko kuganira nibwo noneho baje gutinyukana. MK Original ati ngize amahirwe kongera kukubona. Umva yuko nyuma y'imyaka 2 yarishize nagize ubwoba bwo kukwambura nimero, ndifuza ko twahuza urugwiro ukandereza nimero nyuma yo kuza gutandukana nawe tukaza kuza akuganira.
ati burya nubwo bwose wagize gutyo ukagenda utamaye nimero, ni ukuri rwose nari nagukunze numvaga natahana nimero yawe. Ayo ni amagambo MK Original nk'umugabo yatangarije Cyusa. Cyusa ati nanjye nari nabuze uko mbigenza, aturabyibuka nimba wibuka neza warenze mureba, kandi nanjye uko narebaga inyuma wasangaga uri kundeba. Ati mu by'ukuri najyanye umutima udasanzwe, najyanye umutima udatuje, numvaga muri njyewe natuje rwose habe namba habe na gatoya. Ati wumve ngo nagiye mbabaye, ariko Imana irongera bikoze. Byanga bikunda ugomba kuma nimero yawe ugatwara iyanjye nanjye ngatwara iyawe, nyuma y'ahangaha tukazongera tukaganira tugahuza urugwiro. Ati buriya rega ntawamenya. MK Original nk'inkwakuzi yaramubajije se size ngizi ufite boyfriend? Aramubwira ati na boyfriend mfite. Arangije nawe arongera aramubaza ese wowe waba ufite girlfriend? Aramubwira ati wapi rwose, wapi no, na girlfriend nanjye mfite. Ati nibyo nakubwiraga. Ati inkuru itangaje ya MK ndetse na Cyusa. Akimara kumubwira ayo magambo kuko urukundo rwaraje ruriyongera. Aravuga ati warakoze cyane mana, kino nicyo gihe wenda wagira ngo tuzahurireho twongere kubonana. Ubwo rero nyuma y'aho ngaho baje guhana inomero, umwana w'umukobwa ari we Cyusa ahereza MK Original inomero, arangije arayitahana. MK nawe amuhereza iyo. Ntibyatinze inyuma y'icyumweru kimwe MK Original yafashe isimu ye akoringa iya ya nshuti ye yitwa Cyusa. Aramuhamagara ati Cyusa mwana wa mama, atumeze ute se? Atumeze neza. Ese urugendo rwagenze neza? Ati se wagezeho amahoro? Cyusa aramubwira ati nagezeyo amahoro cyane. Ati rwose byari amahoro masa. Ati nari mfite n'akanyamuneza neza, nishimye kubera yuko nongeye guhura nawe. Akimubwira izo nkuru, akimubwira ayo magambo, MK Original yaramubwiye ati urakoze cyane. Inkuru nziza kuri MK Original ndetse n'umukunzi we Cyusa. Ubwo ngubwo nyuma y'aho ngaho baje kongera barahura hashize igihe kinini cyane, wavuga yuko atari gitoya, ariko muri uko guhura baje kongera baraganira, biba ngombwa yuko baza kugira gutya imiryango iza kumenyana, aho umwe habanjije umwana w'umuhungu agafata umukobwa witwa Cyusa akamutembereza mu miryango, ubundi mu miryango bakishimira uwo mwana w'umukobwa cyane kuko baje kumubaza presentation yiwe ari presenter, avuga ko yitwa Cyusa, akarere aturukamo naho arakavuga, naho avukira naho arahavuga. Nyuma yo kuhavuga nyirabukwe yaramurebye cyane, aramubwira ati haguruka duhoberane rwose, twishimiye kuba ugiye kuba umukazana wacu, aturakaza neza mu muryango mukuru, urakaza neza rwose ukaba umukazana wacu. Ati kuko duhise tugukunda cyane. Cyusa yarababwiye ati ndimo ndakumva mabukwe, ndi ku ruhande rwawe, nanjye nzagukunda uko ubishaka, nzagukunda uko ubyifuza, nzagukunda birenze urugero, nzagukunda birenze uko ubitekereza. Ati kandi muri rusange nzakunda n'umugabo wanjye ari we mwana wawe ndetse n'umuryango wawe wose aho uva ukagera. Nyirabukwe ati reka ngaruka inyuma gato kuri uno mwana wanjye witwa MK Original. Ati MK ndagukunze cyane, size ngizi ndushijeho kugukunda, ugiye kumesha ishema mu bandi babyeyi, ugiye gutuma nongera gutegura urugori, ugiye kunyambika urugori. Ati gusa nyine uno mukazana wacu ndamugushimiye, ushaka guhindura umugore. Akimara kumubwira ayo magambo, umwana w'umukobwa yaramurebye, ubundi arangije araturika ararira bitewe n'uburyo ki bamenyanye. Yaramubwiye ati haguruka mabukwe rwose nkuhobere duhoberane. Ati warakoze kumbyarira umukunzi mwiza, warakoze kumbyarira umuntu nzahindura umugabo, warakoze cyane. Ati rwose uno mwana w'umuhungu ndamukunda cyane kandi turakundana, nta n'ikintu na kimwe kizigera kidutandukanya. Ati rero ndabigusezeranyije. Hadaciyemo igihe kinini, ndakeka haraciyemo amezi arenga 3, save the date,
itariki zo gushakana ziba zirasohotse, reka sinakubwira ubundi afitasiyo zitangira gucicikana. Bidatinze abaje gukora ubukwe sayizi ngizi barabanye kandi babanye neza. Nimba ushaka yuko ino nkuru ikomeza, akanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo hatazajya hagira gucika, kandi wibuke kuyisharinga wandika hasi muri comment ati iyi nkuru yikomeze, ubundi nzayikomeza mbakorere n'izindi episodes zizakurikira.